Mana nziza. Kandi muzaza mureka umwuka akora ibyabo. Muzi kuko hari umunsi umwe tuzaza tutari indirimbo gusa. Ibyo mushobora kubyemera. Mana ishimwe. Mukaza ko kandi akabishyira ku murongo. Nanejejwe n'ikintu kimwe cyane. Amen. Ngira ngo ni mu rwandiko rwa Bakorinto wa mbere ibice 3 n'umurongo wa 10. Abikorinto wa mbere Paulo yaranditse aravuga ngo nashizeho urufatiro kumwubakisha mukuru. Haleluya. Yongera hirindi jambo ngo ubwenge ngundi yakubakira ho. Wari ku muntu wese ngo ntagubake uko ashaka, yirinde kubakwa uko bitari. Nashizeho Paulo yari yaramenye Imana, yigeze kwirata imbaraga z'Imana, aravuga ngo jewe navuse nsa n'umwana w'icenda, ngo ariko bose narabaruze. Imana ishimwe. Amen. Amen. Sinabaye mu ntumwa, ariko numvise ijwi rimpamagara ndi mu nzira nje Damasiko. Ubwo nari impumye ndahumuka, menya Imana ndayakira, nibwiriza ubutumwa mu Bayuda, ndambuka nja mu banyamahanga. Haleluya. Amen. Amen. Waje kuvuga yandikira Abikorinto aravuga ngo jewe ndi umwubakisha mukuru, kandi ngo urufatiro nije warushizeho. Urufatiro yavugaga ni Kristo. Ngo kandi undi wese nawe ngo ashobora kumubakaho, nk'uko Yesu umuntu ndakaza yubaka uko ashaka. Cyanejeje ko murabona mwabagabo mwe twapfa ubutumwa bwatabwa. Ko santaje ndishi hano nasanze 99%. Pourcentage 90 zirenga n'urubyiruko. Umuriro warata. Abagisinzira umuriro warata. Haleluya. Iyo umuntu azaye abana ikiza kiguhesha ishema no kugira ngo uzasiga abagabo. Amen. Siko mwabavye bazagira amateka mu bantu, bazaba ibihangane, bazaca imanza z'abagabo, amajwi y'abazumvikane babakomeye. Nasanze ubutumwa twavuze nubwo twopfa ubutumwa ntibwatabwa. Amen. Koko hari imbaraga. Amen. Kandi izi imbaraga zigiye guhangana n'ibihe bikomeye by'imperuka. Paulo yarabivuze mu Efeso ibice 6 uhereye ku murongo wa 10. Aravuga ngo nuko bene data umubwira gute? Mutware intwaro zose z'Imana. Amen. Amen. Aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, tuzadukirana ngo n'imyuka y'ubutegetsi n'ubutware bw'umwijima ngo y'ahantu ho mu ijuru. 13 arabwira ngo mugomba kwambara imbaraga ngo muzaza mukomera ku munsi mubi. Agenda avuga intwaro zose. Amen. Waje kugera ku 18 arabwira ngo mukoresha amasengesho ngo gusenga ngo mu buryo asubiramo kandi ngo mu buryo bwose bukira buti ngo gusenga. Imana ishimwe. Imana bamugisha. Mwaruzi uko Imana bamugisha. Uzamwitabira gusenga kugisha kuko ibihe biri imbere birakomeye cyane. Birakomeye. Isoko yanyu ntizahinduka ahubwo kiragenda yinjira mu mwijima ukomeye. Amen. Ariko n'imbaraga z'Imana zikoze rakengera abantu. Mahanga
ngo afite ibihangane bivuga ubutumwa buteye ubwoba. Imana ishimwe. Amen. Bana Yesu kandi mugomba kubitangira mukiri abasore, mukibakamo imbaraga zikomeye, mukamenya kwa kundi kwa bakare. Kare umunsi umwe yabwiye Yeshuwa, aramubwira ngo ese Yoshuwa wibagiwe igihe nari mfite imyaka 40, none nkaba ndivugeze imyaka 80, imbaraga natabara nagacyagi n'ubwira nizo mfite. Imana ishimwe. Amen. Nukuba wera ibiste imbaraga zikomeye kandi barazigaragaje. Niwe bahaye imisozi y'Abanaki, imisozi zigeze bitangwa Gibeyoni yari ikomeye cyane, kuko yari umuryango wa Yuda. Ngo abwire Shoba naje ndashaka umugabane waje amuheze Heburoni. Imisozi ngo areba mu bihanganga bikomeye by'Abafilisitiya abisenya zose. Haleluya. Kubera imbaraga z'Imana. Amen. Habana Yesu. Yesu yatangiye kwerekana imbaraga mu myaka 10. Mu myaka 12. Umunsi umwe ngo yinjiye mu rusengero. Bibiliya iri kwivuga ngo yinjira mu rusengero ngo bamuheze umuzingo w'igitabo. Ngo aje gusoma abwira amaso. Ensemble y'abiteranye nk'uko mwicaye. Yicaye Yesu arababwira ngo umwuka w'Umwami Imana ngo agize gute ngo arikoresha. Uwo ni Yesu w'i Nazareti. Kandi ngo Uwiteka yansize amavuta ngo kugira ngo ngende mvure abafite imvune zo mu mitima. Okay? Aravuga ngo yantumye kubwiriza abakene ubutumwa bwiza no kubwira imbohe kuko ziboho ngo nugukingura inzugi zimbohe zose. Imana ishimwe. Abantu kubatanga. Haleluya. Haleluya. Abantu baratangara kuko yavuze ibintu bibarenze. Yego. Kandi ngo yigeze yicisha bugufi. Barasa. Ari umwana w'Imana. Ariko yaje gutanga ikiganiro mu Bafarisayo ngo akagatsindwa. Akavuga ngo reka tuzamutega undi munsi. Haleluya. Uwo niwe cyitegererezo, niwe tuza tureba gusa, niwe twigana buri munsi. Kuko ngo yabayeho mu isi atagira iki, atagira gucyaha. Yari umugwaneza. Bibiliya izimuvuga ngo yavugaga neza. Yesu yavugaga neza. Ariko mu kintu cyanga yihanukiye ngo n'uburyo bw'Abafarisayo n'ibyaha no kutizera. Imana ishimwe. Ibyo ngo yavuganaga kuri toyo hejuru. Iracyanaga muri ubwo buryo ngo ababigishwa bamubonaga noneho yabaye umuntu. Haleluya. 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 Ariko ubundi buzima bwose yari umugwa neza. Ba Yohana begeza birwa mwicaye ku birenge ngo bamumva amagambo ye. Ariko mwega gushika ku kintu cyitwa icyaha n'uburyarya bw'Abafarisayo. Agahaguruka kabwira ngo muzabonisha n'Abafarisayo. Amen. Muzabonisha. Imana ishimwe. Kamvuga ijambo rimwe gusa nsose. Dusome muri rya jambo kandi. Abaroma ibice 12 umurongo wa mbere usubiramo kandi wa mbere ugeze ku murongo wa kabiri. Abaroma ibice 12 umurongo wa mbere turibuze kugera no ku wa kabiri. Haravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutage imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka,
ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mureke mpeze Imana icyubahiro nimara nica. Bwana asifiwe sana. Mpeze Imana icyubahiro. Haleluya. Tunezerewe ijambo ry'Imana. Mpeze Imana icyubahiro. Maririnze sanje nagiye kure sente izigera ahantu ikazigugusa nje harambajwa mwiza numva nkumva ikiyagugusa noneho byabaye ukundi iriko biracengera kumva byabaye ukundi ariko numva ijambo ry'Imana rikabagwiza amatwi n'iz'amaso n'iz'imitima. Prego, ngozuzi Yesu baraho ngaho n'abamuzi. Haleluya. Ntekereza bariya bose bapfuye bizeye narebye iteraniro sirito ariko muri iyi nzira yavuze ngo wa Kristo wa inchi wa Kristo wa inchi. Ese ubu nyine abanyabwenge isi bari mu kwivuga ko irimo miliyari zingana iki? Ziriko zirarenga miliyari 7. Abo bose ko baba bava mu mpinga z'imisozi abandi mu mataba ngo twese twaje gusanganira umwami wacu mukere. Imana ishimwe. Tekereza nawe icyo gitabo muri ibyo mwari bavuze ngo se nawe uzabe reka tuvuge kuri aya magambo yavuzwe na Paulo kandi ndavuga mu minota itarenze 10 kuko bateranye bwa mbere numvishije icyo umuyobozi wa mbere yavuze kandi nacyo ni cyiza. Mureke tuzadukora ibintu byose ariko abantu banatahika kandi ko tuba twahiye harutaye inzara 8 no ku 13 mu gitabo cy'Abaroma. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Amen. Kuba igitambo ni ukwica ibya kamere y'umubiri. Kamere ni ibikubata kandi ukabigira umubanyi, ukabibamo, ukabikora ijoro n'amanywa, ukabikora umwaka n'imyaka, icyo kintu kikakubata kandi atari cyiza. Urugero, niba mu nzu y'Imana wariswe umukristo ugomba gukora umurimo w'Imana, ugomba gutanga, reka mvuga icyatsi, urahembwa ariko amafaranga ukuyafata ukumva umutima wo gutanga urimo uraza wa munsi utarayafata, ariko wamara kuyafata uvuye kuri konte ukumva zashugura zishize imbere, umurimo w'Imana ugasa n'ukuvuyemo. Iyo ni imwe muri kamere biba bikugize. Amen. 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 Nimba uri umuntu utihangana kumva abandi, reka mvuga abo mu rugo rwawe. Umugore nimba azaje kuvuga kera ukamusamira hejuru utumvise ijambo arangirijeho, ni ukuvuga ngo Satani yagiye mu matwi yawe. Iyo ni kamere yo kumva nabi, iyo ngiyo ugomba kuyica. Imana ishimwe. Niba uri umuntu wihesha icyubahiro ukumva ko icyo uvuze ari cyo abandi bagenderaho, wabaswe na kamere y'ubwirasi no kwishyira hejuru. Paulo
arandika ngo mwicishe umwuka ingeso za kamere kugira ngo muzabeho kandi murame. Imana ishimwe. Kindi gitambo twavuze ni ririya jambo Yesu yavuze, kuba igitambo kizima ni ukuba umunyu. Yesu yavuze muri Matayo ibice 5:13 aravuga ngo muri umunyu w'isi. Ese umunyu nukayuka waryoshwa niki? Watorwa ugatanga hanze abantu ngo bakawukane. Imana ishimwe. Amagambo yawe ari kuryohera abantu cyangwa arabishe? Imana tubabarire. Amen. Aya ni amagambo yose avugwa na Pawulo, kandi yavugaga kera yabaye igitambo. Yanditse muri Timoteyo wa 2 ibice 4:7 itere kuwa 6 arababwira ngo jewe meze nk'igisutwe ku gicaniro. Yari igicaniro egeza asa nuko kwitungo ryabazwe kandi rikagira impumuro nziza imbere y'Imana. Aramubwira ngo igihe cyane cyo kugenda jewe kirageze, ariko narwanya ijambo nziza. Imana ishimwe. Amen. Kuba umunyu, amagambo urimo kuvuga ni mazima. Imana zidufasha twumva ijambo ry'Imana. Tugiye kuri iyi ngingo yindi twavuze hejuru yo kwishushanya. Hari abantu bari mu gukora umurimo w'Imana ariko bishushanya kandi bakawukorera mu ruhame. Barasa na Samusoni yakoze ibintu byo mu ruhame, ariko mu bwiherera umunyantege nke Delila aramutsinda amumara imbaraga. Yari umunaziri ntigeze yogoshwa. Amen. Bibiliya ivuga ngo yatwaye Israheli imyaka 20. Bibiliya ivuga ngo mu Banyisiraheli bose imbaraga za kimuntu. Samusoni umunsi umwe ngo yaraziderekanye ngo yafata ngo inzugi z'amarembo y'umudugudu, niko Bibiliya ivuga, ngo azishira ku bitugu arazikorera. Ko muri ubwo munota munyembaraga umunsi umwe ngo afashe urwasaya rw'indogobe ngo arwicisha abandi 1000. Amen. Undi munsi ngo afata ingunzu 300 arazitwika zituma mu mirima y'Abafilisitiya. Izo zose yabikoraga mu ruhame, ariko mu mwiherero yashika mu rugo imbaraga zikamushira. Delila. Haleluya! 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 Hari abantu bari mu gukora umurimo w'Imana mu ruhame bagaragare, ariko iriya mu bwihisho bafite ibindi bicumbi by'imirimo yo mu mwijima. Imana tubabarire. Amen. Amen. Imana iratureba. Imana ishimwe. Ijambo tugiyeho ni uguhinduka. Pawulo yavuze ngo muhinduke rwose. Kuguhinduka no guhinduka k'umutima, no guhinduka kw'ingeso, no guhinduka kwagize inyota iyo kumva ukuri kuva mu ijambo ry'Imana. Amen. Imitima misha ani untindabuke. Imitima misha bisobanuye umutima nyine musha n'ubugingo busha. Ariko ahangaha muri iki gice ahavuze imitima misha yibanze cyane ku bugingo. Burya umuntu agira ibice 3. Amen. Umuntu agira igice cy'umubiri, akagira igice cy'umwuka, akagira n'igice cy'ubugingo. Bibiliya y'ikinyarwanda igice cy'ubugingo ni cyiza yita umutima. Amen. Mu mutima hari ibindi bice, mu bugingo hari ibindi bice. Nicyo cyane Pawulo yibanzeho igice cy'ubugingo.
mu bugingo ngira ngo haba ibice bigeze kuri 5 mu bugingo. Haba ubushake, haba amahitamo, haba ibitekerezo, haba amarangamutima, haba ubwenge. Haleluya, 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 haleluya. Ubwo ni ubugingo. Paulo nicyo gice cyane yibanzeho kugira ngo tuzaza tuja mu ntambwe zo kumenya Imana, nuko ibyo bice bigomba kubahoka mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Umuntu akora icyo ashaka, umuntu akora icyo yatekereje, umuntu akora iki mu marangamutima ye, umuntu akora ibiri mu bitekerezo bye, umuntu akora ibivuye mu bwenge bwe. Ibyo ni bito bigize ubugingo, kandi uwo ni wo muntu. Ijambo ry'Imana rikorera avuga ngo ibyo byose bibe bisha, kandi tubifashijwemo n'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Somera mirongo ni Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 5, kugira ngo ibyo bice byose bikora umurimo neza bigenda muri kiriya gice. Kiriya gice ni ucuzuza ibitekerezo byawe, ubushake bwawe, amahitamo yawe, amarangamutima yawe, ubwenge bwawe. Ibyo byose bizaba bisha mu izina rya Yesu. Ngira ngo ni 2 no kuri 5. 2:5 umurongo wa 5 wonyine. haravuze ngo namwe mwubakwe k'amabuye mazima, namwe mwubakwe k'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka. tubaze duheze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, kugira ngo mube iki? Inzu y'umwuka. Komeza. N'ubwoko bw'abatanzi bwera bwo gutanga ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Subiramo kandi. Haravuze ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka, n'ubwoko bw'abatanzi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Mari gumush. Natwe abafite ubugingo, kugira ngo biriya bice byose bigize ubugingo bikora ibiri mu bushake bw'Imana. Petero arandika aravuga ngo kugira ngo biriya bice bifonksione kandi mu bushake bw'Imana, ngo nuko tuba nk'inyubako nzima, kandi ngo tukitwa kuko turi inzu y'umwuka, ngo n'ubwoko bw'abatanzi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka. Amen, amen, amen. Tugatamba ibitambo by'umwuka. Ibitambo by'umwuka ni imirimo yose ukora myiza inejeje Imana. Ibyo ni ibitambo by'umwuka. Iyo umunsi waganiriye neza, icyo ni igitambo watanze. Iyo wasuye abantu, icyo ni igitambo watanze. Amen. Iyo wagiye mu magereza ukaja kuvuga ubutumwa, icyo ni igitambo watanze. Iyo wasuye imiryango ukayifasha, ukareba abantu ugafasha abakene, ibyo ni ibitambo watanze. Koko iyo turi inzu y'umwuka dukora ibirenze imbaraga zacu. Iyo turi inzu y'umwuka, umwuka aza kwigisha kubana n'abana amahoro. Imana ishimwe. Ubu nyine nsigaye mbona cyane ibibazo byose imiryango ifite nuko abantu bashize imbere amatiku.
matiku n'amagambo yose adahesha Imana icubahiro, adashobora guteza urugo imbere, adashobora no kugira ikintu yunganira umuryango wari wo wose. Kandi ayo magambo arahari, ari kuri iyi nzu y'umwuka. Iyo wize kuri inzu y'umwuka uza usura abantu, n'ahari ibibazo ugasiga wabaye igisubizo, iyo ni inzu y'umwuka. Imana ishimwe. Umwuka niwe tugomba kwigiraho kandi akatwigisha. Ngira ngo ni mu Baroma 8:14 iyo bazavuga gusoma abayoborwa n'umwuka ngo abo ngabo ni abana b'Imana. Imana idufashe, Imana ituganze. Rebe nimba warahindutse. Kandi mu by'ukuri uzoza wigirira icyo bita auto evaluation, kwisuzuma. Bandi umwaka uri mu gushira, umuntu agahamagara umuryango bagakwitana indimu y'umwaka, ariko nawe nk'umuntu uzoza wiyivaluwa, urebe nimba ibyo dukora kuko twahimbaje Imana, ugasubira ukisubiramo ukaba mwese koko uko nahimbaje Imana, none nanejeje Imana, titiranya utaryarya isi y'umwuka. Imana ishimwe. Imana ituganze. Hari ibindi bice tuzabivuga ku wundi munsi kugira ngo dutange umwanya, ariko ibyo bice bigize ubugingo bibohoke mu izina rya Yesu. Amen. Bibohoke mu izina rya Yesu. Amen. Ugira imitekerereze mizima, ugira amahitamo mazima, ugira amarangamutima mazima, ugira ubwenge buzima. Amen. 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 Cyo gihe ubushitse rwose. Reka nsabe umwe mu basore bashitse azafata mikoro asenga Imana. Sengera iri teraniro kugira ngo ziriya ngingo zigize ubugingo Imana izigendere, kuko nizo bigize umuntu wese. Ziriya ngingo zihinduke mu izina rya Yesu. Katubasaba mwese mwagoke imitima yacu yakiriye. Nizereza Mana yanjye icyo dukoreye umugoroba, nizereza Mwami wanjye. Turanezerewe. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. Asoni Imana wepeperewa, uri Imana imbaraga zacu cyawe ba tawuzi tugufi tawuzi tweza kuko Yesu tubahaje uruko wawe. Dukeneye imitima itahuruye n'izina rya dukeneye imitima misha, atari imitima uko yaho. Dukeneye Kristo bigahinduka bigafata ubundi buzima. Ikorere yawe Mana yera igaragaye mu bwoko bwawe. Twishira wije kamere y'umubiri tuzure mu buryo bw'umwuka. Turakunezerewe Mana we, turakugira ngo ubugingo bwacu buhemu n'ukuntu kumenya ubugingo bwacu buhemu n'igikwiriye igikwiriye imitima yacu, hari icyo tugenera igikwiriye ubuzima bwacu Mana. Akaba ari cyo duhereza Mana ubugingo bwacu. Dukeneye kunyoterwa n'ijambo Mana. Ijambo ryawe ryarananiwe kuri kose shere ukamara kwitwa gahunda yo gutosora. Waravuze ngo niko ijambo ryawe ngo ritazazira ubusa, ngo rizakora icyo waritumye. Iri jambo ryawe rikiza imitima y'abantu. Iri jambo ryose imitima yari kure, imitima yabaye akahebwe, imitima yasimbuje, imitima y'ibindi bintu, imitima Mana uri Imana ibohora, uri Imana ihindura imitima, uri Imana imitima iremwa Imana zitari Imana, imitima ifukamira Imana zidakwiriye.
kugira ngo kubaho kose imitima yejejwe dukora ibyo ushaka dukeneye kuba muri presence yawe dukeneye guhinduka dukeneye gukora ibyo ushaka ntidushima kuko ariho gukora pe uzishime turagushima Yesu yuko uyu mugoroba utugeneye umusaruro kandi yuko ubuzima bwacu buhembo tugukomeye amashyi menshi